twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza. Kuri wa gatatu w'icyumweru cya 11 by'umweru bisanzwe, tariki 18 Kamena 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ry'umweru ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9 n'umurongo wa 6 kugeza kwa 11. Bavandimwe, muramenye ko uwabibye ubusa asarura ubusa, naho uwabibye byinshi agasarura byinshi. Buri wese rero atange ku mutima we ubimubwira, atinuba, adahaswe, nk'uko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ifite ububasha bwo kubasenderezaho ibyiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse nibafasha gukora ibikorwa byiza. Nk'uko byanditswe ngo yatanze ku buntu akwiza abakene, ubutungane bwe buzahoraho iteka. Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto, azirumbure, kandi agwize umusaruro w'ubutungane bwanyu. Muzakungahazwa ku buryo bwose bizatume mutanga mutizigamye, maze imfashanyo tuzaba tubashyikirije zitere benshi gushimira Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 112. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, bwo abantu b'intungane bagira umugisha. Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe, n'ubutungane bwe buhoraho iteka. Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri rumurikira abantu b'intagorama. Koko impuhwe, ineza n'ubutungane nibyo bimuranga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, agira ubuntu agaha abakene atiziganya. Ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarare. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 6, umurongo wa 1 kugeza kwa 6, n'umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu, mugira ngo babarebe. Mwamwivukije ingororano kwa So mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe, kuko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikiriye ingororano yabo. Naho we nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntigikamenye icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe yigirirwa mu ibanga, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri, ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikiriye ingororano yabo. Naho nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge So uri ahatagaragara, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, zibashyikira ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na So uri ahatagaragara, maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Maze se umenye ibyihishe azabikwiture. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Wageze kuri buri munsi, uze kuva kuri buri munsi hari ikintu gishya wungutse ku misengere yawe, ku buyoboke bwawe n'Imana. Ujye ukora ku buryo hari intambwe utera buri munsi, utera intambwe igana Imana. Hanyuma wabona hari ibiri gushaka kuvangira, ukagenda urushaho kubikuramo, bitewe n'uko wumvise ijambo ry'Imana riri gukebura, ijambo ry'Imana rigakunegura, ijambo ry'Imana rikaguhitura, ijambo ry'Imana rikagukora ku biba ugiye gukora. Nuko buri gihe ukaraba no kwikosora no kwigorora no kwitunganya ugana ku Mana. Ndakwifuriza rero ibikorwa byawe ukora, amagambo uvuga, ibyo utekereza byose biraba ari biguhuza n'Imana, bikuganisha ku Mana, kuko ntacyo byakoma n'ubwo wakora ibikorwa bya mirenge, ugatanga imfashanyo za mirenge, ariko se niba bidashyika ku Mana, wagize ngo nturi guhomboka ntibizageraho, ndetse no guhombana wagize ngo bizabura. Turasabwa rero kwerekeza Imana, tuyerekeze umutima wacu wose, kugira ngo abari imenya ibyacu, itugire neza buri munsi. Intego remezo yacu y'uno munsi ni umubano wanjye n'Imana imbere, Imana ibona ibitagaragara. Ako kantu mubyeyi, abantu benshi dukunze kwibanda ku byabaye inyuma,
numvise mugenzi wanjye uvuga ibi ngibi, nabonye mugenzi wanjye ari gukora bino, nabonye numvise, wowe se wibwiye iki? Bikaza kurangira wowe utamenya ibyabereye imbere. Kuko hari umugani tujya duca, ariko akenshi uraducanga uti ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Nibyo, ariko rimwe hari igihe bidahura, kubera ko uri indyarya nanjye ndiyo, cyangwa ndi indyamirizi nawe ukaba indyarya, twese tukaza guhuriramo hagati turi kubeshyana, ariko imbere bitariyo. Niyo mpamvu no munsi biradusaba ngo ibanga ryanjye n'Imana, kugirana ibanga n'Imana. Ngindego remezo tujye kuzirikana kugirana ibanga n'Imana. Ese hari ibanga ufitanye n'Imana? Hari ibintu uhishe muziranyeho n'Imana mwenyine? Niba ari bibi nyine urumva ko mufitanye ibanga na Sekibi, niba ari ibyaha ni ibanga na Sekibi ufitanye nayo. Ariko niba ari ubutungane, aho abandi badashobora kugera, bya bikorwa by'ineza uziranyeho n'Imana, icyo nicyo bita ibanga n'Imana, kugirana ibanga n'Imana. Iyo ntego remezo nikuranga, ntabwo uzongera kurata ibyo wakoze byose, ntabwo uzongera kwabazwa n'umuntu wakugiriye nabi, n'umuntu wakubeshye wagusebeje, ahubwo uzajya urangamira Imana uvuga uti ibanga mfitanye n'Imana, ibanga mfitanye na Kristo, ibanga mfitanye na Yezu nirihe? Amasomo twateguriwe naduhuza n'Imana, ibanga tugirana n'Imana. Ubwo twazirikanye muri iyi baruwa yandikiwe Abanyakorinti, turi kuzirikana ku mfashanyo. Imfashanyo abayoboke b'Imana bakoranya bagiye gutabara abandi bari mu kaga, abandi bari mu bibazo. Rero twumvise Kiliziya ya Macedonia uburyo bakoranyije, nubwo bari mu bibazo, uruhuri rw'amagorwa, ariko ntibahwemye kwitanga kugira ngo bitangire n'abandi badafite icyo barya, abandi bashonji, n'abandi bose babayeho nabi, nuko bakitanga. Ibi twigisha ko gutanga, kubabarira bidasaba cyane ibintu bya mirenge, ahubwo umutima, wa mutima uhura n'Imana, wa mutima witanga. Dore ko akenshi dukunze gutanga ibintu atigiye kumfashiriza runaka, akenshi tukanatanga n'iby'imisagure, imibore, ibyo twasigaje, ariko tukaza kwibagirwa kwitanga. Wa mutima utanga, ushobora no kuba ntacyo ufite, ubwabyo wa mutima mwiza gake cy'ineza kakaruta uwatanze ibya mirenge byinshi cyane. Pawulo ati muzakungahazwa ku buryo bwose buzatuma mutanga mutizigamye, maze imfashanyo tuzaba tubashyikirije zitere benshi gushimira Imana. Amen, amen, amen. Byaba bimara iki gutanga ariko bidashyika ku Mana? Byaba bimara iki niba imfashanyo yanjye atari gushimira Imana? Gushimira Imana ibyiza yampaye, nuko rero nkabikora ngafasha abandi, gushimira Imana ibyinkorera buri munsi, byose bikaba ari ugushimira Imana. Nawe nanjye twongere dutekereze ku mfashanyo dutanga, ese igera ku bantu cyangwa igera ku Mana? Gushimira Imana. Na Zaburi uyu munsi twazirikanye iratwibutsa igitinyiro cy'Imana, gutinya Imana. Hahirwa umuntu utinya Imana, kuko igihe cyose utinya Imana niwe ibyo ukora byose nyine uzavuga uti harya ibi ndi gukora ninde ndi kubikorera? Ni abantu ndi kubikora cyangwa n'Imana? Igitinyiro cy'Imana nuko twumva hari ibibi tutakora kubera ko Imana ituruzi, hari ibyiza twakora kubera ko dufitanye ibanga n'Imana, dufitanye ibanga na Kristo. Iri banga rero turaryumva cyane mu Ivanjiri y'uno munsi, ubwo twumvise imigenzo itatu dukunze kuzirikana ku ntangiriro z'igisibo, ya migenzo itatu ituranga kugira ngo dukomeze kwicuza, twigomwe, kwegere Nyagasani, maze tuzagera kuri Pasika uko bikwiye. Iyo migenzo itatu ni ugutanga imfashanyo, gusenga ndetse no gusiba. L'aumône, la prière et le jeûne. Ndifuza kukubwira ibintu bitatu bagarutseho iyo migenzo itatu ihuriyeho, bityo nawe uze kongera kureba ngo harya ibi byose binganisha ku butungane. Icyambere imigenzo ihuriyeho nyine ni ibanga, kugira ibanga n'Imana, ibanga na Kristo, bityo ntihagire abandi babimenya. Iyo ibintu byose twakoraga twabaga dufitanye ibanga n'Imana, Imana yonyine ikabimenya. Ese Imana irabizi ibyo wakoze mu bizanyeho n'Imana? Cyangwa wabanje kubwira Imana uti Imana noneho ngiye mu ngeso mbi, unyihanganiye, icyo gihe nyine muzabyumvikana na Sekibi, ntabwo ari Imana ihari. Imana yagiye. Ibintu by'ibanga n'Imana nuko buri gihe bari byiza, ni ibikorwa by'urukundo, kwitanga, gusenga, gusiba, byose ugasiba ikibi ugambiriye kurangamira Imana. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ibikorwa bihuriyeho no kutirata no gutiyemera. Ati muze murebe ukuntu ndi gufasha abantu, muze mufate kamera, video n'ibindi byinshi cyane. Ati murebe ukuntu ndi gufasha abantu. Ibyo byose yego nyine hari ibyo dukora kugira ngo twereke abandi, niba koko bigambiriye kugira ngo abandi bakurizeho gufasha byaba ari byiza,
ariko niba tubikora kugira ngo twiyemere, ibyo byo ntabwo Imana ibishaka. Ahubwo ibikorwa byacu koko bishobora kujya habona, cyagiye ushobora gufata ifoto werekana ko ibintu byagenze, aho no gutanga amakuru byonyine ugira ngo ushishikaze abandi nabo ko ibyo bikorwa bikorwa, aho nta kibazo. Ariko igihe uzabikora uriyemera wirata ati murebe ninjye wubakiye, ninjye bitaho, ninjye wabavomeye, ninjye bakora ibingibi, ninjye bakora ibingibi, ninjye wabariye amashuri, ninjye ugasanga byose wagiye kwitangaza, ugiye kubitangaza. Icyo gihe ibanga ryawe n'Imana ntaryo wabishyize ku karubanda, uri kwiyambaza se kibi, wirata, wiyemera, wivugira ibigwi, ukibagirwa ko iby'Imana ari ukwiyoroshya. Icya gatatu ibikorwa bihuriyeho uko ari bitatu, iyi migenzo ihuriyeho itwegereza Imana, nuko burya iyo umuntu atanga, iyo umuntu akora neza, ushobora kugira na risike, ushobora no kubizira. Ngubwo ubuzima bw'imbere, akenshi ufitanye ubuzima bw'imbere n'Imana, kuko nyine nta wundi ubiruzi usibye wowe n'Imana, akenshi hazamo no gutotezwa, ese uzabyihanganira? Hazamo no gutukwa, ese uzabyihanganira? Hazamo nuko nyine bashobora no gukurenganya, ese uzabyihanganira? Aho kandi aho nishi dukunze gukitaho, nyamara ubuzima bwose n'imbere n'Imana nizo risike bugira, nibyo byago nyirabyo ashobora kugira, kuko abantu bakubonera mu ndorerwamo y'ikibi bakibaza ngo hari uriya muntu bitewe n'Imana. Aho kandi umubyeyi kutamenya uko ubanye n'Imana yawe, ese ufitanye ibanga na Kristo, kugisera wajya gukaruna ujye kwisona uti ibi ngibi rwose barambeshyera, ukajya mu rukiko ukagira gute? Nuko ibanga ryawe n'Imana ryabuze. Ariko ifite ubuzima bw'imbere n'Imana, akenshi umuntu akwibeshyaho ukareka Imana nyine ikazabisaba, kuko Imana niyo imenya ibyihishe, Imana niyo ibona aho hantu abantu batari kubona, l'invisible. Aho kandi umubyeyi uza kugatahana ko abantu bo tubona visible, byagaragariye amaso, ibyo amatwi yacu ashobora kumva, ibyo ururimi rwacu rushobora gushyikira, ndetse n'imyanya yose y'umubiri yashyikira. Ariko imbere n'Imana yonyine ihareba. Tureke Imana ireba imbere yacu, nibwo tuzagirana ibanga rikomeye n'Imana. Ese ufitanye ibanga na Kristo? Mwahuriye he? Niki muzeranyeho na Kristo abandi benshi batazi? Icyo kintu kirakomeye umubyeyi, ukomeze ukiteho kandi ugisigasire. Mubyeyi, aka kanya ngiye kubwira inkuru ibabaje, ariko uze gukomeza kwihangana kandi ugira ibanga. Uze gufata agatambaro kawe, hari igihe cyaza kugera igihe ukarira bitewe n'ibyo ugiye kumva muri aka kanya. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu kigo kimwe cy'amashuri, ngo habaye ikintu gitari cyiza cyaba abana bakorakora. Ngo nuko nijoro babyutse abanyeshuri basanga inkweto nziza zihenze zose bazikusanyije bazibye. Abari bafite inkweto zose zihenze bazikusanyije bazibye. Izo nkweto zose zo muri icyo kigo uzishoboye ko zarahuraga n'amadolari arenga 2,000, kubera ibyo zari zihenze. Bibaza abarezi bareraga muri icyo kigo, bibaza uko bizagenda kugira ngo bakore iperereza. Nuko baza gukora iperereza, iperereza riza kugwa ku muntu w'iby'inkweto ko yari umwana w'umukene, ngo bari bagaruye amafaranga y'ishuri. Ibimenyetso byose biramufata, uburyo bamwirukanye ndetse n'uburyo ibimenyetso biri kumufata ko ari waje kugaruka kibaza nkweto. Nuko byamenyetso maze gufata wa mwana, nta kundi byari kugenda. Bamutegetse ibintu bibiri. Bamutegetse kumuha igifungo cy'imyaka 5, ndetse akanariha n'izo nkweto ibyo bikoresho by'abandi yasahuye. Nuko wa mwana amaze kumufunga, iwabo bagurisha ngo akarima bari basigaranye, kandi nyine kari kuzamufasha kugenda kamurihira. Ubwo nyine abakoje isona cyo bishyura za nkweto. Wa mwana arafungwa, urumva amashuri ntiyabakiyakomeza nyine kubera amakosa ye, kubera ubusambo bwe. Ubwo igihe cyaje kugera, umwaka urashira, wa kabiri urashira, ari muri ya prison, wa gatatu. Nuko ngo ku mwaka wa gatatu wa mwana ari muri prison, ngo umunyeshuri umwe muri babandi bari baguze inkweto, ngo amaze igihe arangije amashuri yisumbuye, ahuye n'undi muvandimwe wahuye ku kazi, ajye kurabona yambaye inkweto isa na yayindi yiwe yari afite. Nuko agira amatsiko yo kuyireba nko kubera ko bari inshuti. Ayirebye ngo hari akantu yarashyizemo kagasumari hasi, abona niko. Wa musore aravuga ati koko noneho mbonye inkweto yanjye, ndayibonye. Baratangira mubaza ahantu hose yayikuye, birangira iperereza risubiwemo, kongera kureba gushakisha amakuru, kugeza aho
bamenye rwa rukweto uwaruguze, kuko waruguze aho rwavuye naniho izindi zishobora kuba zaragiye. Nuko bakoze iperereza rindi basanga wari wibye inkweto zose zaba bagenzi be ari umwana w'umukire wabaga mwaho. Umwana iwabo ari abakire bakomeye cyane bafite amamodoka. Noneho igihe cyageze wa mwana yihindura umukarismatike ukomeye cyane usenga muri cya kigo, umurejiyo hajya n'umurabo ko ari we wari kwiba izo nkweto. Kandi n'ikimenyimenyi wabo bari bakize bameze neza, nawe ari kurabo ko ari we wari kwiba izo nkweto. Nuko iperereza riza gufata nyine uwo mwana w'umukire wari uri muri icyo kigo ku buryo batabikekaga. Ariko ibyo byabaye nyuma, undi yarakatiwe, indishyi z'akababaro zaratanzwe. Ikibazo kikagira giti, ubu uyu mwana uri muri prison bizarangira bite? Bigiye kugenda bite? Nuko byaje kurangira nyine ukuri guciye mu ziko ntigushye, amaherezo nyine ukuri kuza gutsinda. Ubwo sinza kwirirwa ahubwira ukuntu wa mwana baje kumubohora akabohoka. Ntabwo nza kwirirwa no kubwira uburyo yaje gukomeza amashuri, nta nubwo nza kwirirwa nkubwira uburyo nyine yaje kurenganurwa bwose. Ahubwo icyo nshaka gukubwira wa mubyeyi we ni ukumenya ngo iyo ufite ibintu muzeranyeho n'Imana ujye wishima unezerwe, kuko ingororano yawe ni nyinshi mu ijuru. Ibanga na Kristo, kujyana ibanga na Kristo akenshi bisaba gutuza kugira ngo duturane n'Imana. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugufasha nawe kureba harya uwo mfitanye ibanga na Kristo, hari ibanga tuzenyeho n'Imana. Icyambere tugomba kuzirikana, guha igihe. Abantu benshi dukunze kwihuta mu iperereza, ati dufatishe runaka, tugahera rero no ku bintu by'inyuma. Kubyo nshaka gutekereza nkavuga nta uriya niwo mukene, niwo rubikene nyine wabyibye, ugafatiranya umuntu mwene ngofero muzukuru wa Rushati akaba ari we uhise ushinja kubera ikine ni we uze inkweto, ni we uze ishati, ni we uze, ugasanga byose bimugeretseho. Guha igihe, kutihuta mu iperereza. Kuko cyinshi usanga turi kubeshyira abagenzi bacu, nyuma yaho se tuzabigenza dute? Guha igihe niko umuhanga yavuze. Icya gatatu ni ukureka Imana ikikora imirimo yayo, yibona ibigaragara n'ibitagaragara. Njyewe umuntu mbona ibigaragara ngahita nca urubanza nti uriya niwe wabyibye uko mbibona, ngaza kwibagiza ko hari n'undi uri kwishushanya, wa undi uri gusenga, n'undi wapfukamye warambaraye wahwereye. Njyewe amaso yanjye akanyereka ko atari we akanyishushanyaho ari kugira neza ibikorwa by'urukundo, ari gusenga neza, yitabira groupe de prière nyinshi cyane. Nanjye mbega umuntu w'Imana we, nyamara Imana yo yamubonye kera. Igihe n'igihe Imana ishobora kuzamugaragaza, aturiye niwe nyamara wahemutse, uriya niwe wibye, uriya niwe mwere. Uko Imana izakugira umwere, wowe ujye wicecekera gusa, kuko utazi icyo Imana izakora. Niba kubeshyira bakagutuka bakagutaranga, ishima unezerwe, kuko ingororano yawe ari nyinshi mu ijuru. Nyagasani afite igihe azabigaragariza, afite igihe azerekana ruharwa, akerekana n'intungane. Wowe icy'ingenzi uhigihe igihe, ureke Imana ibona ibigaragara n'ibitagaragara abe ari ibibona. N'abantu twebwe ducubanza twihuse, ati byagaragara n'ibyagaragara. Wabwirwa n'iki se niba atari ibikorano? Wabwirwa n'iki niba atari ibinyoma abantu badoze? Kandi ko byaba umuntu akadoda ikinyoma, akadoda inkuru neza kandi gafatika, kandi byaba nuko twese tukemera dotiyo mbego ruharwa we nafungwe nabambwe niyicwe n'ibindi byinshi cyane tumugerekaho. Yezu naza azasanga hakiri ukwemera muri twe. Icya gatatu ngiye gusorezaho nicyo umuhanga yavuze ati umuntu harimo batatu. Uwa mbere nuko wowe wiyizi. Akenshi mu Kinyarwanda baravuga ngo ntawe wivuga mabi ameza hari, ngitaka ngiyemera. Yandi vanjiri nyine yatubujije ati kwiyemera, kwitaka, kwikuza. Ngiye ngasanga ndi gushaka kugaragaza uruhande rwanjye rwiza, ariko nka kabiri ndakora hiki ntabwo nakagaragaza. Wowe nanjye byatubaho twembi. Umuntu wa kabiri ni umuntu uko abandi bakuzi. Abantu bashaka kugutaka, bajya hirya bakagutuka kubera ko hari ikintu bashaka kugukuraho. Nawe uti mbega abantu banishima, mbega abantu bashima, kandi bari kugutuka mu mutima. Nicyo kiranga abantu akenshi uburyarya, akakubeshya akagushyiraho, cyangwa akaba ari kugushima atazi ibibi uri gukora imbere. Niyo mpamvu rero abantu akenshi aragutaka akagutaka, ariko ntumenye nyirizina ese nibyo amakuru arizewe uko abandi bakuzi. Hanyuma ubwa gatatu uko Imana ikuzi. Anabyo umuhanga yemeza ati nabyo by'ukuri koko Imana yikuzi kurenza uko wiyizi, kurenza uko abandi bakuzi. Yikuzi cyoko by'ukuri, bitari byo gushakisha, bitari ibyo kudodekanya, ahubwo ukuri
uko Imana izi, uko Imana imbona, yandi ibona ibigaragara n'ibitagaragara. Ngiryo ibanga ngomba kugerana n'Imana buri munsi. Wowe nanjye twongere turebe niba hari ibanga dufitanye na Kristo. Ibanga ry'uko bashobora kugutoteza, bagakubeshyera, bagakunenga, bakagukora ibyamfura mbi, bakagufunga neza neza uri kurengana. Ariko igihe cyazagera Imana ikagira gute, igakurengera kandi igakurenganura buri munsi, kuko yo ibona ibigaragara n'ibitagaragara. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Adi masomo kwa Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.